Haleluya, haleluya. Shalom, shalom. Nshuti bavandimwe aho muherereye hose. Ubuntu bw'umwami wacu Yesu Kristo no gufashwa n'umwuka wera bikomeze bibane namwe mwese. Haleluya. Imana ishimwe, turashimira Imana ikomeje kuturinda. Imana ikomeje kutubana kuba hafi yacu. Turashimira Imana. Hari umwanditsi wa Zaburi makumyabiri na gatatu yaravuze ngo Uwiteka niwe mwungeri wanjye sinzakena. Turashimira Imana ko rero Uwiteka akomeje kutubera umwungeri. Imana ishimwe cyane. Umurongo wa gatatu ni uvuga ngo asubiza intege mu bugingo bwanjye kandi anyobora inzira yo gukiranuka ku bw'izina rye. Yaravuze ngo naho nanyura mu gikombe cy'igicucu cy'urupfu sinzatinya ikibi cyose kuko ndi kumwe nawe. Imana ishimwe cyane. Uwiteka rero mu byo tunyuramo byose, Uwiteka ibyo turimo byose ntabwo aba ari kure yacu, ahubwo aba yiteguye. Sino kwitegura ni inshingano, ni umuhati we, ni urukundo rwe, ni umutima w'imbabazi agira zo kubana natwe. Imana yacu nihimbazwe. Haleluya. Imana ishimwe kuko ikomeje kutwimana. Imana ishimwe kuko ikomeje kurinda ubugingo bwacu neza, ikarinda imibiri yacu, tukaba turi abagabo n'abagore, abasore n'abakobwa n'abana batoya gushima Imana. Kuko Uwiteka ku murongo wa gatanu haravuga ngo anunganyiriza ameza mu maso y'abanzi banjye, unsize amavuta mu mutwe, igikombe cyanjye kirasesekara. Ni ukuri kugirirwa neza n'imbabazi bizanyomaho iminsi yose nyiriho, nanjye nzaba mu nzu y'Uwiteka iteka ryose. Amen. Haleluya. Ni ukuri kugirirwa neza n'imbabazi biri kumwe natwe. Haleluya. Hanyuma natwe icyo tugomba kwitura Imana ni ukuguma mu bikari byayo, ni ukugumana nayo, ni ukutayihemukira, kuko yo ifite umutima wo kutugirira neza. Imana yacu nihimbazwe. Uyu munsi nejejwe n'Imana rero no kongera gusangira ibyanditswe byera namwe, ariko ndagira nkubwire ngo ibyo unyuramo byose, hari umuririmbyi wavuze ngo iba irihe Imana ibirihe mu gihe ibintu byakomeye, kikunda gusa niyihishe. Ibirihe. Haleluya. Ariko umuririmbyi aravuga ngo ibira ahantu runaka kugira ngo ibe yiteguye kukugirira neza, ibe yiteguye kugufasha, ibe yiteguye kwitamurura kugira ngo izina ryayo rirusheho gushyirwa hejuru, rirusheho kwamamara. Imana yacu nishimwe cyane. Uyu munsi Imana yampaye ijambo riri mu Kuva ibice 14, duhere ku murongo wa 24. Haravuga ngo mu gicuku cya nyuma Uwiteka yitamururiye mu nkingi y'umuriro n'igicu, yitegereza ingabo z'Abanyegiputa bacikamo igikuba, akura inziga ku magare yabo, bituma akurika aruhije cyane. Abanyegiputa baravugana bati duhunga Abisirayeli, kuko Uwiteka abarengeye cyangwa abarengera akarwanya Abanyegiputa. Uwiteka abwira Mose ati rambura ukuboko hejuru y'inyanja, amazi asubireyo ajye ku Banyegiputa no ku magare yabo no ku bahetswe n'amafarashi yabo. Imana ishimwe. Reka nsome aya magambo gusa, ariko ubonye umwanya, ubonye uburyo, urushaho gusoma aya magambo. Nushaka uhere ku gice cya 14 ukomeze n'icya 15. Imana ihimbazwe cyane. Iyi ni inkuru, ibi ni ibyanditswe byera, kandi Bibiliya itubwira ko ibyanditswe uko niko kuri, nubwo itabivuga ariko kandi yarabivuze. Kandi tufite n'ibimenyetso birenga kimwe k'ibyanditswe byera
ari ibyanditswe byera byahumetswe n'Imana. Haleluya. Kandi ibyo byanditswe byera bifite imbaraga zo kudukiza. Haleluya. Zigakiza umubiri, zigakiza umutima, zigakiza n'ibitagaragara. Imana yacu nihimbazwe. Iyi ni inkuru ndende ariko ngize ngo mbasangize mu ncamake kubw'igihe kiba ari gitoya. Ubu ni uburyo bwiza Imana yasizeho kugira ngo tujye tuganira, tujye dusangira ibyanditswe byera mu buryo butarambanyije, mu buryo budatinze, ariko Uwiteka Imana Nyiringabo nahimbazwe ku buzima bwawe. Ibyanditswe byera biratubwiye ngo byageze mu gicuku cya nyuma. Haleluya. Mu bigaragara biravuga ngo niba birivuga ngo mu gicuku cya nyuma, hari ibindi bicuku byabanjirije iki gicuku cya nyuma. Hari ibindi bihe byabanjirije iki kigoroba, iri joro, iki gicuku, aya manywa, kugira ngo Imana yitamurure mu izina rya Yesu. Haleluya. Inkuru iratubwira ngo uru rwari urugendo rw'abana ba Isirayeli bari muri Egiputa, bari mu buretwa, bari kwa Farawo. Haleluya. Bibiliya iratubwira ngo usome mu bice bibanza, biratubwira hagati y'igice cya 13 n'icya 14 n'icya 12 kibivuga neza, aho Uwiteka Imana Nyiringabo ngo yitegereje umubabaro, yitegereza agahinda, yitegereza ubuzima babayeho, ngo Uwiteka ababazwa, ahangayikishwa n'umubabaro. Ndagira ngo mubwire ngo Imana ntabwo inezezwa n'umubabaro wawe, ntabwo inezezwa n'ubuzima bubi utishimiye, kuko Imana inezezwa no kukubona. Ni nk'uko umubyeyi atanezezwa no kubona umwana we ahangayitse, umwana we ari kurira, umwana we yigunze. Uko niko Bibiliya iratubwira ngo ko muzi kugirira abana banyu ibyiza. Haleluya. Kandi muri abantu turi babi, bavuga ngo none so wo mu ijuru we azabura ate kubagirira neza. Imana nihimbazwe. Reka mbabwire ngo igicuku cya nyuma rero, haleluya, Imana yitamururiye muri icyo gicuku cya nyuma. Imana ishimwe cyane. Nuko ngo Uwiteka yitamura mu gicuku cya nyuma mu nkingi y'umuriro. Mu bice bibanza bitubwira ko urugendo Imana yabateguriye rwo kuva muri Egiputa, haleluya, harimo urugendo rurerure kugira ngo bagere ku nyanja, kugira ngo Mose arambure iyi nkoni hejuru y'amazi. Hari ibitangaza n'ibimenyetso byabanaga n'abana ba Isirayeli. Uko niko natwe muri ibi bihe, nubwo bikomeye, nubwo biruhije, nubwo biteye ubwoba, ariko hari amajwi, hari ihumure, hari ijambo ry'Imana, hari amavuta, hari umunezero Imana ishyira ku bantu bayo, bibemeza ko bahese ibyasezeranijwe, ari abana bisumba byose. Nubwo hari ibibazo, nubwo hari ibigeragezo, nubwo hari ingorane, ariko Imana ntigitererana bayo. Nasomye urwandiko ruri muri Timoteyo ruvuga ngo uko biri kose haracari ikimenyetso, haracari urwandiko rwanditswe ko Imana izi abayo. Imana nihimbazwe rero. Tunejejwe n'Imana ko nubwo twanyura mu bibazo, hari igihe Imana muri ibyo bibazo, kandi niko biri iyo bibaye ku manywa, Imana ihinduka inkingi y'igicu kugira ngo iturengere, kugira ngo iturwanirire, kugira ngo iduhishe abanyegiputa. Imana nihimbazwe. Byagera nijoro, Imana igahinduka inkingi y'umuriro kugira ngo iduhishe, kugira ngo itumurikire. Uko niko byagendaga. Abana ba Isirayeli nijoro bakabona umucyo, abanyegiputa bakakabakaba, hakaba mu mwijima. Uko niko Imana yabayoboye kugera kuri iyi finali, aho Bibiliya yatubwiye ngo mu gicuku cya nyuma Uwiteka yitamururiye mu nkingi y'umuriro n'igicu, yitegereza ingabo z'Abegiputa bacikamo igikuba. Imana nihimbazwe cyane. Bibiliya iratubwira ngo muri iki gicuku cya nyuma, kuri iyi finali, ndagira ngo ngusengere ibimaze iminsi bigutuze, bigukurikiye. Imana yitegereze. Biratubwira ngo yitegereje amagare, yitegereje ingabo, hanyuma ngo
amagare yabo aracomokoka. Haleluya. Amagare yabo nga akurura kunyonga biranga, kubera ko Imana yitegereje. Nawe Imana yitegereza abarozi, Imana yitegereza amadeni, Imana yitegereza ibiguhiga, Imana bikururuke, bigushaka bikubure. Haleluya. Imana yitegereze ibitumye ubugumba bwawe. Haleluya. Imana yitegereze mu gicuku cya nyuma. Haleluya. Imana ikora imirimo n'ibitangaza. Imana nishimwe cyane. Imana y'amahoro, Imana idakiranirwa ngo yibagirwe imirimo. Ibyo uri kunyuramo, bibazo ufite, amakuba ufite, umuhangayiko ufite, haleluya, Imana yitegereze, ibyitegereze. Imana ibihanga amaso. Guhanga amaso gusa ibibazo, haleluya, bituma bicomokoka, bituma bishaka bikakubura, bituma haleluya, imbaraga z'Imana zigaragara. None ibaze, Imana nirambura ukuboko ko bizagenda gute? Imana yitegereza ibiguhangayikishije. Uko Imana yarengeye Abisirayeli, mugira umwanya, abafite umwanya musoma ijambo ry'Imana, biritubwira ko Mose yarambuye inkoni, yarambuye ukuboko kwe hejuru y'amazi, hanyuma barambuka. Bamaze kwambuka, Uwiteka yongera abwira Mose, amubwira ngo ngera urambure. Uko niko ibibazo ubona bidukurikiye aho tunyura. Haleluya, haleluya. Inzira abakiranutsi banyuramo si abapagani bacamo. Uko niko Bibiliya mu migani hatubwira muri Zaburi ko inzira y'abakiranutsi ari inzira itunganye. Muri ibyo yaravuze ngo iyo Farawo abimenya yari gucisha amata akitonda. Yabonye inzira ica mu mazi agira ngo ni inzira isanzwe, ariko abakiranutsi bararinzwe. Abakiranutsi, Bibiliya irambwira ngo abakiranutsi aho bageze no mu kibaya n'ahatari amazi, Imana ihashyira amazi. Imana nishimwe cyane. Imana irengera abantu bayo, Imana irengera intore zayo, zitakira ku manywa na nijoro. Rero ibyo uri kunyuramo, ibyo uri gucamo, si ikimenyetso kigaragaza ko Imana yagutaye, si ikimenyetso kigaragaza ko Imana itari kumwe nawe. Nubwo bimeze bityo, Imana yatari yo kwizerwa, kandi munsi Imana izitamurura. Haleluya. Zitamurura ari ku manywa, zitamurura ari nijoro, zitamurura ari mu gitondo, zitamurura abana b'abantu, abana muri Egiputa. Farawo azabimenya, ndetse amateka azandikwa, bazavuga ngo Imana irengera ubwoko bwayo. Komere kandi ushikame. Imana iri kumwe nawe, Imana irakurinze, Imana iri kumwe nawe. Haleluya. Imana yavuze ngo mbari imbere n'inyuma, ibumoso n'iburyo. Uko niko Imana irinda abantu bayo. Rero hari igihe kigera ukashaka Imana ukayibura, ariko Imana ntabwo iri kure yawe, ntabwo Imana itererana abantu bayo. Imana iri kumwe n'abayishakana umwete, kandi ashaka umwete barayibona. Kandi umuririmbyi yaravuze ngo Imana nirobanura ku butoni, Imana izabana nawe. Komera ushikame. Imana iri kumwe nawe, kandi ikimenyetso cyerekana ko Imana iri kumwe nawe nuko ijambo ryayo, nuko umwuka wera wayo, nuko iyo urota Imana iri kumwe nawe, Imana ivugana nawe. Wajya mu cyuma cy'amasengesho, Imana ikavugana nawe. Waba uri kuririmba ukumva Imana iri kumwe nawe. Waba uryamye ukerekwa. Ibyo bivuze ngo ibyo uri kunyuramo Imana irabizi, ntabwo iterana abantu bayo. Shalom, shalom. Imana iguha umugisha, Imana igushyigikire, Imana ikurwanirire. Ariko icyo Imana yatse ku mutima, kwari kubwira ngo igihe kiraje ndetse kirasohoye, ngo Imana yitamurure mu gicuku cya nyuma. Abanyegiputa bamenye ko Imana irengera ubwoko bwayo. Ndetse Imana inezezwa no kubona ushima, Imana inezezwa no kubona. Haleluya, haleluya. Imana ni nyacubahiro. Rero Imana izabana n'intore zayo, zitakira ku manywa na nijoro. Imana iguha umugisha. Shalom, shalom. Imana iri kumwe nawe. Amen.